Yesu Kristo rero atubere twese urugero kandi nawe ubere
izindi magambo byinshi byavuzwe waje hagarariye abafana b'ikipe y'igihugu media bivuze nanjye baragira ngo umukunzi wo gukura umubyeyi twabanaga mu buzima bwa buri munsi kiriho agakerushwa kanjye ntabwo byoroshye kuko Madeleine tumenyana twamenyanye mukura imaze gutwara igikombe cy'amahoro ariko mu by'ukuri yaratangaje kuko hari nk'igihe nk'uko babivuze hari igihe twatsindwaga ukabona nko mu gikundi turimo ukabona tubaye nk'abarozinze ariko we ntabwo arozinga kuko ikintu cyanatumye agaragara cyane ni imbaraga yagumaga akosa mu bafana yaba ari muri ekipe nasiyonali yagumaga agenda muri cya gikundi cy'abashyushya bwabo no muri Mukura rero urugero rwe yarutangiraga kare kuko match ubundi zitangira saa 9 urugero rwe yabaga yarutangiye saa 2 za mu gitondo kuko yabaga amaze kwisiga irangi ndetse n'agapolike n'akagoma twatangiye kuzengurukana umujyi rero ibi ni ibihe biba bigoranye amateka yagaragaje ubudasa kuko iriya myaka kuba umuntu aho twagiye bifata urugendo rungana gutya akagera mu mujyi ihuye tugafatikanya gufana akongera agakubita urugendo rugaragara uruza n'inanga urugendo ruri cyane kuko nk'abavuye ihuye abateze moto bagiye batanga 500 ariko we mu myaka ye Imana yamuhaye kurama Imana yamukunze kuturusha yamwisubije Imana niwe iruhuko ridashira murakoze ndashimira ababanye na Madeleine bakajya bamubonera icyo kurya cya buri munsi cyamutera imbaraga zo kuza gufana ikipe ya Mukura ngashimira abafana babanaga nawe bafashije ya hano Save batamaga kumwibutsa igihe cy'ibyo bukire bagakurikirana ko yaje ndetse ko yanatashye ngashimira umuryango mugari wa Mukura ntabwo twabimara kubana na Madeleine abitwe n'abandi bakunzi ba Madeleine abe muri stade ndetse na nyuma y'umukino abenshi bamubaga hafi kugira ngo babashe kugera mu ndashimira inzego nkuru za leta Minisiteri ya Siporo nayo yatubaye hafi muri iki gikorwa cyo guherekeza umubyeyi wacu Madeleine ashimira Ferwafa nayo idahwema kutuba hafi Mukura muri rusange ariko by'umwihariko kuri uyu munsi yatubaye hafi guherekeza umubyeyi wacu Madeleine ashimira n'abandi bose bagiye bitanga kugira ngo umuhango ugende neza yaba abakunzi abakinnyi b'ikipe y'igihugu ndetse n'abayikinnyemo by'umwihariko turashimira umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Hakim Sahab yatubaye hafi cyane yaba mu buryo bwa mikoro no kudufata mu mugongo ndashimira ubuyobozi bw'akarere ka Huye katubaye hafi muri muhango uguherekeza umubyeyi wacu nongera no gushimira nawe mwese muri hano ntabwo hari abantu bose babashije kuboneka n'impamvu zigiye zitandukanye ariko kubw'urukundo no kuzirikana ko Madeleine yatubaniye abashije kuboneka ndashimira korali turirimbiye muri iki gitambo cya misa
twaherekeje n'umubyeyi wacu, nshimira na padiri badufashije gusoma misa yo guherekeza umubyeyi wacu Maderena. Nyuma y'ibyo nifuza ko abantu babanaga muri Fan Club na Maderena bazi umwanya yicaragaho muri stade Huye ko bazawutwereka umwanya we tukawuha icyubahiro ku buryo igihe mukuru yaba yakinnye umwanya we twajya tuwubika mu buryo bwo kwibuka no kuzirikana urukundo no guha icyubahiro umubyeyi wacu Maderena. Urumva rero izi byo magambo nta kindi uretse kubashimira. Imana ibahe umugisha abitanze mwese, yaba ababonetse hano no mu bundi buryo bwa mikoro, turabashimiye. Imana